Uyu munsi ndashaka kuvuga ku ijambo bita proximity. Ubundi proximity is a power, imbaraga. Ni uburyo bwo kuba muri environment cyangwa se abakuzengurutse n'abo mwirirwana ari abantu banyabo bajyanye neza n'ibyo ushaka kugeraho. Urugero, harimo kuba wirirwana niba uri mu kazi, harimo kuba ukunze kuba uri kumwe na boss wawe na ba supervisor, abagukuriye. Icyo gihe ibyo ubakuraho ni ibijyanye n'ubuyobozi cyangwa se uko bayobora, ndetse n'iyo amahirwe abonetse kubera ko mukunze kuba muri kumwe, influence yawe nabo ikunze kuba iri kumwe nabo, ni wowe ubona amahirwe mbere y'abandi. Mbere y'uko abo mukorana bajya kumenya opportunity yabonetse, wowe uba wayimenye kare. Kubera iki? Kubera ko ukunze kuba uri kumwe n'abayobozi cyangwa se abantu bazi ibintu birenze ibyuzi. Bivuze ngo ibyo nibyo bita proximity. Ni imbaraga zo kuba ufite abantu bakuzengurutse kandi bafite ikintu bagikora kugezaho. Bikora muri business, ushobora gukora no mu buzima busanzwe. Aho kugira ngo utere imbere muri business bisaba ngo ni bande muziranye bashobora kuba bakugeza kure. Icyo gihe ufite abantu bafite influence iri hejuru, bashobora kuba bakugeza kure mu mahirwe ndetse no mu bucuruzi bwawe. Bagenda bakumenyekanisha n'abandi bantu baziranye. Bivuze ngo iyo utaziranye n'abantu badanje, mu magambo make proximity yawe aba ari ntoya, cyangwa se nta mbaraga za proximity ufite. Ushobora kuba ufite ubucuruzi bwiza, ushobora kuba ufite product nziza, ushobora kuba ufite ibitekerezo, ariko iyo udafite abantu bashobora kugufasha kubigeza kure, ku bantu bakuru kubigeza kure, ntabwo ushobora kuba watera imbere. Bivuze ngo bisaba kujya muri influence cyangwa se kumenyana n'abantu bari ku rwego rwo hejuru, ku buryo ushobora no gukena amafaranga runaka ugutera inkunga ukamubona. Ariko ubu ngubu kubera iki? Kuko nta power cyangwa se nta mbaraga ufite za proximity. Ibyo ngibyo bituma iyo ukeneye umuntu ugutera inkunga umubura, kubera ko abantu bose muziranye bari ku rwego rwo hasi. Bivuze ngo ukeneye influence nyinshi.